Reka nongere nguhere ikaze nanagusuhuza dukomeza kugenda tubona mu biganiro byinshi cyane bya buri munsi bigiye bitandukanye kuri YouTube channel yacu ya Nahigereye TV. Rero uyu munsi wa none tukaba tugiye kuganira ku makuru amaze iminsi avugwa hano mu gihugu cy'u Rwanda, nako si iminsi hashize amasaha make cyane agiye hanze, bivugwa ko rwose umwe mu barezi ndetse umwe mu barimu w'imyaka 50 wigisha muri Nyanza TSS Thomas Ntivuguruzwa yamaze kuba yatabwa muri yombi bitewe no gusambanya abana b'abakobwa babiri bacuruza ibiraha, ababwira ko rwose azabatuza aheza ndetse azanababa hafi mu byo bazakora byose. Rero ni muri ubwo buryo bw'uko amashusho yamaze kujya hanze ndetse namwe mu makuru yamaze kuba yakwirakwizwa hanze ajyanye n'uyu mwarimu wigisha muri Nyanza TSS ukekwaho gusambanya abana b'abakobwa babiri basanzwe bakora umwuga wo gucuruza ibiraha, ndetse avuga ko banamunyuze imbere akaba yarabigishije, ariko muri ubwo buryo rero hakaba hakomeje no gukorwa iperereza hashakishwa amakuru y'uburyo bihagaze ndetse na buri kimwe cyose. Rero nibwo urukiko rwaje kugaragaza bimwe mu bimenyetso byakoreshejwe ndetse n'ibyabonywe kugira ngo wenda habe hafatishwa ndetse habe hanamenyeshwa byinshi cyane kuri aya makuru yavuzwe ndetse yazindutse anavugwa muri rusange, bakomeza kugenda bagaragaza uburyo rwose uyu mwarimu yagize uruhare mu gusambanya ndetse no mu gufata aba bakobwa bakaryamana. Ibyo rero bikaza kuvamo kwitana ba mwana, ibyo bikaza gutera urujijo hagati y'abasambanyijwe ndetse n'uyu mwarimu muri rusange. Rero inkuru dufite muri aka kanya itubwira ko umwarimu w'imyaka 50 wigisha muri Nyanza TSS Thomas Ntivuguruzwa yahamijwe gusambanya abana b'abakobwa babiri bacuruza ibiraha, ahanishwa gufungwa imyaka 10 n'urukiko rwisumbuye rwa Huye, kuko uyu mwarimu nta kindi kiri buze kubaho usibye kuba yafungwa ndetse akanahanishwa n'iyi myaka 10 nk'uko byavuzwe ndetse bakomeje kugenda babigaragaza. Rero nibwo bakomeza kugenda berekana uburyo byagenze nuko byatangiye kugira ngo wenda uyu mwarimu abe yasambanya aba bana b'abakobwa babiri bacuruza ibiraha, cyane ko mu kubasambanya ndetse no kumabwira bahuze umubiri ari ibintu byaturutse mu kubahereza amafaranga ndetse no kubashukisha utuntu twa hato na hato, kuko uko babigaragaza ndetse n'uko babyerekana ubona ko rwose ari ikintu kitameze neza ndetse ari ikintu kidahagaze neza. Rero uyu mwarimu akaba yahanishijwe igifungo cy'imyaka 10 n'urukiko rwisumbuye rwa Huye. Ibi rero bikaba byatanze isomo no ku bandi barimu, hagati y'umwarimu w'imyaka 50 rwose wigishaga muri Nyanza TSS uyu Thomas, bakaba bivugwaho ko rwose yahungabanyije ndetse akanahohotera abana b'abakobwa babiri, kubera ko ntibyishimishije ndetse nta n'urwego rwiza byahaye abamuri hejuru cyangwa se abamuri hasi muri rusange. Rero mu iperereza ryakomeje gukorwa ndetse bakomeje kugenda bagaragaza ko muri byinshi cyane byagiye bivugwa ndetse byakomeje kugenda bishyikirizwa inzego z'ubuyobozi hirya no hino, bakomeje kugenda bagaragaza ko rwose uyu mwarimu yari asanzwe akora bino bintu, ariko akabikora muri bwa buryo bwo kwishyura ndetse no gutanga amaprime kubo bagiye gusambana. Ibi rero bikaba byatumye bahita bahamya kuba yafungwa agahanishwa igihano cy'imyaka 10 ndetse ibi ngibi rero bikaba byatanze isomo ku bari hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda, kuko wowe ubashije kubona iyi video cyangwa se kuba wayikurikirana, ni ibintu nawe ubona ko rwose bitameze neza ndetse bitanahagaze neza. Rero urukiko rwa Huye rwisumbuye rukaba rwahisemo kuba rwafunga ndetse rukanahanisha uyu mugabo w'imyaka 50 Thomas Ntivuguruzwa kuba yafungwa imyaka 10 ndetse ibi ngibi bikaba byatanze isomo no ku bandi bose bifuza guhemukira ndetse no gufata abana b'abandi ku ngufu bari bafite n'imyuga bikorera. Rero cyane ko umwuga nk'uyu w'ibiraha cyangwa se abakora iki gikorwa cy'ibiraha
bavuga ko mu biri hanze aha ngaha ndetse no mu biri no mu biri gukorwa hanze aha ngaha hari byinshi cyane bikomeza kugenda bishyirwamo imbaraga kugira ngo baperereze ndetse barebe uburyo buri kimwe cyose gihagaze kugira ngo rwa rwego rwose rwa buri kimwe cyose ndetse na bwa buryo bwo gushyiraho buri kimwe cyose bibe bifite aho bishingiye ndetse nicyo bigamije. Rero nibwo bakomeza kugenda bavuga buri kimwe cyose, bakomeza kugenda bashakisha uburyo bakomeza iperereza rirambye ndetse riri hejuru kugira ngo wenda bya bindi byose bimaze iminsi bivugwa, bya bindi byose bimaze iminsi biri mu mvugo z'abantu bikomeze bishakishwe, mbese hakomeze hanakorwe n'iperereza rya buri kimwe cyose. Rero bakomeje kugaragaza byinshi, bakomeza kuvuga byinshi, bakomeza kugenda berekana uburyo buri kimwe cyose gihagaze ndetse n'uburyo bihagaze muri rusange, bakomeza kugenda bagaragaza na zimwe mu ngamba zigiye kuba zafatirwa abarimu kubera ko ibyazo byakomeye ndetse ni byinshi cyane biri kuvugwa, bakomeza kugenda bagaragaza ko rwose bitameze neza ndetse bitanahagaze neza. Rero wowe twabanye muri iki cyegeranyo cyacu, ndumva rwose wamaze gusobanukirwa bimwe mu byo twaje tubagezaho ndetse bijyanye n'uko n'ubu buryo bw'uko rwose uyu mwarimu yamaze kuba yafungwa, yafungwa bijyanye n'ibyo aregwa ndetse n'ibihano byiwe bavuga ko bimuhama ndetse bigatuma ari na niyo mpamvu bahisemo kuba yafungwa. Rero uyu mwarimu w'imyaka 50 yigishaga mu kigo cya Nyanza TSS, ubwo ni ibijyanye n'imyuga. Ubwo rero uyu mwarimu we yavugaga ko abangaba bagiye mu gukora imibonano mpuzabitsina nta n'umwe wumva utishimiye undi, ariko mu byagaragaye ndetse no mu byagaragajwe bavuga ko rwose yabaguze ndetse akabishyura. Ibyo rero bikaba byanatumye benshi cyane bakomeza kugenda bavuga ko rwose bidashoboka ndetse ibyakozwe ndetse n'ibyabaye bitemewe habe na gake, bitewe n'uko bikomeza kugenda bigaragazwa ndetse bakomeza kugenda berekana buri kimwe cyose. Rero urukiko rwisumbuye rwa Huye rwagaragaje ko rwose n'irindi perereza rigikomeje gukorwa kugira ngo wenda harebwe nimba hatarabayeho ihohoterwa rikomeye ndetse rinafite intuza iremereye, kubera ko mu byakomeje kuvugwa ndetse no mu byakomeje kugenda bigaragazwa bavuga ko rwose hari byinshi cyane bigikomeje kuba byakumvikana hirya no hino. Ibyo byose rero bakomeje kugenda babikusanya kugira ngo barebere hamwe ndetse banamenye uburyo buri kimwe cyose kimeze ndetse n'uko gihagaze muri rusange. Rero reka nkubwire wowe twabanye muri iki cyegeranyo cyacu, ukomeze kugira ibihe byiza kubera ko uyu ni umusozi w'icyegeranyo twabateguriye. Mbe nagusaba gukanda subscribe ndetse nimba hari n'ibitekerezo mufite mushyira hasi muri comment, mwibuke no gukanda like ya video kugira ngo tujye dukomeza tubane muri byinshi cyane ducisha kuri YouTube channel yacu ya Nahigereye TV, cyane ko iyi yari YouTube channel izadufasha mu kwagura ndetse no gukomeza kuzamura urwego rw'imbuga nkoranyambaga rujyanye n'uburyo bwo kubagezaho amakuru ya buri kimwe cyose. Rero komeza umererwe neza cyane, ukomeze kugira ibihe byiza aho